mwaka wa 9 twinjiyemo mfite imyaka 9 buryo umuntu ufite imyaka 9 abaza ubwenge abafite ubwenge abazi n'ubwenge yongera aramvumbwira uti ubu rero tugiye kurega wakokoize ihohoterwa ku mwana uramusambanya mukoresha ubutinganyi akimara kubyumva uwo mugabo w'umutinganyi nibwo yahise acika iryo joro akimara gucika iryo joro mu gihe twe tukimara kujya kubibwira umuyobozi nibwo twaje kureba umuyobozi tukimara kujya kubimubwira tukimara kujya kureba quartier n'igipanga tuyemwo ahita agenda akimara kugenda twagiye kureba dusanga yimutse yagiye ariko akabaho nabandi batinganyi yabanaga muri rusange nabo bari baragiye uwo mukecuru w'umumama wari wantoraguye ku muhanda ahita apfa akimara kufa ngewe nahise nerekeza mu buzima bw'umuhanda ubuzima bw'umuhanda abantu benshi barabuzi ibyo mbabwira ni impamo kuri ibyo mbabwira ni ukuri ntago ari bya bindi bya prank ntago ari bya bindi byo kuvuga ngo na content ntago ari bya bindi by'amatakirangoyi ntago naza gukizwa ntabwo nabwira ubuhamya bwanje bw'urugendo rwanje bw'ubuzima bwanje kugira ngo bikunde mu mafaranga kugeza ubu tuvugana nge ndi mu gakiza ni ngombwa mbivuge byose uko biri uko byatangiye nuko byarangiye nibwo rero nahise mw'uwo mwaka wa 9 ndimwo nibwo umukecuru wanje yahise apfa akimara gupfa warundeze yantandukanishije n'uwo mugabo w'umutinganyi nahise nekeza mu buzima bw'umuhanda mbaho nabi kurya kunywa kwambara ndara muri za kanivo bazazindi bita bya bindi bita ubu nyene kuba ku mihanda nkazajya mpora nsyaga imisigi ku mihanda sibyo buri kimwe cyose ni ubuhamya kuko hari benshi baba mu buzima nk'ubwo nabayemwo kandi bakeneye kumva ubuhamya bwanjye bishatse kuvuga ngo nahise mpura n'umwe muri babatinganye batinganaga n'aba bagabo ahita ambwira ati bite kubera ko nta bwenge nari mfite mu mutwe wanjye nari ndi umwana ntazi aho mva nahonja ubwo nayo nkiri mu cyaro biba ngombwa ko uwo mugabo ntoragura arambye ati ngone tugene mu rugo noneho ikintu yakoze cyambabaje kinarenze kubikeka yaragiye muri ijoro akimara kuma karibu tujya mu cyumba tukimara kujya mu cyumba afunga inzugi zombi arambye ati ubu ngubu ngiye kwishimana nawe namaze ugiye kwishimana nanjye gute nari nzi ko nacitse ubutinganyi wa mugabo wa mbere akimara ahita mfata nawe ku ngufu yongera nkorera bwa busambanyi akimara kunkorera bwa busambanyi akazajya nsambanya buri munsi ko bukene uko bwije akagezajya asigaye na mavuta harimo imiti atuma mbasha gutingana ku rwego rwo hejuru ibyo mbabwira byahozeho byanabayeho sibyo kuko ubutinganyi nabo umaze imyaka 20 ndanahamya ko nta nundi muntu urabigiraho ibyo bintu nuko bukeye bwaho nibwo yahamagaye bagenzi be batinganye barakomeza barantinga noneho ahita nshyira muri business ahita nsinyisha muri kontra y'abatinganye nkazijya nsambana n'abagabo 4 ku munsi nkazijya nsambana n'abatinganye 8 ku munsi ibaze ico kintu we yantoraguye mu mwaka wa 9 maze kurangira turi kwinjira mu mwaka wa 10 nkimara kugira imyaka 10 urumva ko uwa mbere yantoraguye mfite imyaka 7 ubu ngubu tugeze ku mwaka wa 9 mu buto bwanjye tugeze ku mwaka wa 10 mu buto bwanjye yakomeza kunsambanisha abinkoresha mu business akimara kubinkoresha mu business hari umuturanyi nawe wari utuye iruhande rwa wa mugore wapfuye ahita ambwira ati siwe wa mwana wa mugore wapfuye wagutoraguye akubwira uti uriya mugabo wagutoraguye n'umutinganye ati yego ati dore bana bari ari kukurera muri kuvugana ubu tuvugana nabo nabatinganye ibyo nkabyumva nkabica amazi noneho bwiye bwaho ndatekereza avuga ati ariko ibyo yambwiye uriya muturanyi nibyo nahise mfata umwanzuro wo kubabwira uti jewe sinshaka kuzongera gutingana namwe ibintu by'ubutinganye ndabirambiwe kubera yuko ngiye nari nsigaye njya kwihagarika nkababara nari nsigaye njya kwihagarika mu bwirero nkanya amaraso nari nsigaye njya kunyara nkanyara amaraso nari Yes, nanyamusuza kandi zero kumeze neza uri hose mu bice bigiye bitandukanye urasura z'iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Chekechua mugudakina n'abana ukirana abanyanaso batandukanye mu bice bigiye bitandukanye zibanganye ngutasenye itanga isana mitima kwa mukurikirana nguramaga Kigali News 250 ijuma nziza ku basiramu mwese abari mu Rwanda abari muri Amerika abari mu bihugu by'abarabu ngo ndavuga Saudi Arabia ndavuga Oman ndavuga Dubai ndavuga ahantu hose ari abasilamu sabato nziza kuba divaniste riko bavuga abasenga kuwa gatandatu ngo bongera kurya ku wundi munsi
nizere ko mumeze neza mukunda mukakurikira ibiganiro magezaho ushaka kugezaho amakuru agiye atandukanye ushaka kumbwira ibigiye bitandukanye amagara 07 88 28 ni nomero yanjye ya WhatsApp ranahamagara cyangwa shyiraho +1 wowe uri mu bihugu by'abaturanyi mumeze mute muri commentaire mujyemo mutwereke ko turi kumwe amadarapo yanyu muherereye ishimwa n'ibinengwa mugiye mutunenganya muna cyangwa hagera byinshi mudukebura mubona tudakora bitagenda neza ndi umwana w'umuntu nakosa birashoboka kandi ntibyanashoboka ndi kumwe n'uwahoze aba mu butinganyi aba mwese muramuzi yitwaga Shitani Kayusi manyura gato kamera uno munsi rimo ndi kamera manyura gato aho ngaho arimo arareba mwivanjiri tagatifu muri Bibiliya dutangire utwakirira abadukurikiye dutangire dukubita isengesho kugira ngo ikiganiro cyacu kigende neza mu rusange umwanya ni uwawe nyumuraza kwivuga irindi zina ritari rya rindi bitwaga kandi ibintu byose Imana arabikoze murakoze cyane amazina yanjye ni Pastor Kayusi ndabasuhuza cyane amano y'Imana akomeza bari namwe mbere yuko dusenga Imana icubahiro ndabanza mbaririmbira akaririmbo keza ko mu gitabo kari ku murongo niba ari Yohana nimba ari Yakobo nimba ari Yohana Abaroma ariko mumbabarire ntago ndamenya gusoma Bibiliya neza Bibiliya irigishwa Satani kanyoko sorry mumbabarire none sijamugariye cyane iyo mana dusengira komeye iyo mana we ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho ni Imana dusengira komeye iyo mana dusengira komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo mana dusengira komeye murakoze cyane amara Imana akomeza bari namwe data twese wo mu ijuru zino rya ryubahwe ndagusenga uhumugisha abasambanyi uhumugisha indaya uhumugisha abarozi uhumugisha abapfumu uhumugisha abatinganyi uhumugisha abajura uhumugisha besikoro abo bose bahabwa ubugingo budashira ubahe kubakiza Mana nabo ntago ari bo data twese wo mu ijuru sinzagutenguha aya masengesho nayawe kubgawe Mana buri muntu wese wahisemo gukorera Satani uzamuhe kubutaba nawe ntago ari we Mana nizeye neza ko buri kimwe cyose kigomba gukorwa ku bwawe abadutuyeho hirya no hino mu bihugu byo hanze mu Burayi mu Amerika ndetse no mu Burundi no mu Rwanda ndetse no mu Bufaransa no mu Bubiligi ndetse no mu Burayi abo bose bamira umugisha Mana abadukurikiye ndagira ngo rino sengesho ribagereho uri Mana nyamana igikomangoma ndagira ngo bose bamira umugisha umigikundiro kidasanzwe abantu bose bavuga uti Pastor Kayusi uwahoze ari Satani Kayusi w'umutinganyi watinganaga ku karubanda yarakijijwe rwose yahawe ubugingo busha yongeye kuremwa busha ntago nkiri muri bene babandi Mana umpera umugisha abantu bose banyanga n'abankunda nabo ntago ari bo undindira umuryango abatoye hirya no hino Mana bigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane aturagije Uwiteka ariko nanjye ndavuga ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwifurije amahoro mwifurije ubugingo bwuzuye buzira umuze mwifurije amahoro n'amahirwe mwifurije kugira urubyaro rwiza mwifurije kugira amafaranga mwifurije kugira igihugu cyiza nk'icyo turimo hena kwifurije kutagira umutima wa gitindi umutima w'amashyari umutima w'inzangano umutima w'ubugambanyi n'umutima w'ikintu bita ngo ishyari n'ishyano rwose Kayusi byatumye ngo gahini yicande Abeli riganisha mu nzangano yego kandi dutangiye ikiganiro cyacu muri commentaire mutwandikire mugira ibyo mutubwira bishimwa binengwa nabyo turabyemera n'abadutukabara turatubemera kuko yo mwafashe umwanya wanyu mukatureba iby'agaciro muvandimwe rero twakoranye ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye barabyibuka ikiganiro cya mbere twakoze cyari kiri hano kuri Kigali News 500 uri umutinganyi
ariko sinagiriwe wenda amahirwe yo kuva mu butinganyi kugira ngo tubashe kuganira. Nari maze iminsi nararwaye ntakora, tujye warambuze wegera abandi bavandimwe. Ndagira ngo dusubire muri story zawe z'ubuzima z'amateka ya kahise kuva i Burundi uza mu Rwanda. Ubundi Kayusi ni mwende yavukiye mu gihe gihugu? Murakoze cyane. Iwacu ni hano mu Rwanda ariko navukiye i Burundi. Mfite ababyeyi babiri, papa akaba umunyarwanda, mama akaba umurundi. Ndibuka ko itandukaniro hagati ya mama na papa bagize ibibazo byo gushwana. Bo ubwabo ntibagirana ubwumvikane busesuye. Ndibuka ko icyo gihe banakoze na divorce, bakimara gukora divorce nibwo batandukanye. Bakimara gutandukana baransiganiye kundera mitanerekeza ubuzima bw'umuhanda. Birangira nyene isi mbonye, birangira ngiye ku Karubanda. Kuba atari babizi neza, ndagira ngo mbabwire ko kuba mu buzima bwo hasi buciriritse cyangwa kuba mu buzima bwa mayibobo bwa marine ntago byari byoroshye cyane. Nk'umuntu wifuza kumenya ati Kayusi ni muntu ki cyangwa uwahoze ari umutinganyi satani ni muntu ki, ariko bakamenya itandukaniro riri hagati y'umukristo n'umutinganyi, bakamenya ati imvo n'imvano ni yihe. Murakoze cyane kubw'ijambo ryanyu mu mpaye. Jewe natoraguwe n'umugabo w'umutinganyi mu mwaka wa 7 ubwo papa na mama batandukanye. Mu mwaka wa 7. Ubwo ni umwaka nukuvuga ngo nari mfite imyaka 7. Nari mfite imyaka 7. Ku myaka 7 wari ufite? Nari mfite imyaka 7. Nari mfite imyaka 7 ubwo papa na mama batandukanye. Jewe mpitanerekeza ubuzima bw'umuhanda, nibwo natoraguwe n'umugabo w'umutinganyi ntabizi ko ari umutinganyi. Ubwo wari uri hehe? Nari mu majyepfo ya Butare. Barahaza abantu benshi. Byabaye mu majyepfo niho byabereye. Nukuvuga ngo nkimara gutarugurwa n'uwo mutinganyi yahise njyana mu rugo, arambya ati ntago nishimiye ubuzima urimo, ariko ndagira ngo byibuze uze mu rugo ngiye ngutunge nk'umuntu, nkubera umubyeyi nk'umuntu ufite ubuzima, nk'umuntu ufite akanyamuneza n'ubumuntu. Ndavuga ati okay, nta kibazo. Ariko noneho uburyo ki byagenzemwo, uwo mugabo yanjyaye mu rugi rwe, arambwira uti ahangaha ni mu rugo wisanzure, aho ubona nge nta mugore mfite, nta n'umwana mfite, ariko mfite umukozi turi kugendana. Arambwira ati giye mfite umukozi, ariko ahangaha ntago wemerewe gusohoka, uzajya usohoka ari nge ubikubwiye. Uwo mugabo ntago nari mbizi ko ari umutinganyi, yari umutinganyi wo ku rwego rwo hejuru, yavaga no mu bihugu byo hanze, ntago yari n'umunyarwanda. Uwo mugabo rero ku ijoro ryo kuwa 5 ndabyibuka ko nari ngeze mu mwaka w'8, kuko twabanye hafi nk'umwaka, tubana nk'umwaka wose ku myaka 8. Mwabana gasa gutinga? Ntago byari bwagereho, ntago ne bwamenye ubutinganyi bwe uko bumeze, ariko ubwo ntago agutingaga. Yarantinze cyane, gusa turaza kubigeraho mu kanya. Yarantinze turaza kubigeraho mu kanya cyane ko uwo mutinganyi yarafite n'abandi batinganye bagenzi be bakorana ubutinganyi ku rundi ruhande. Umutinganyi rero nibwo yaje kuntungura ijoro rimwe, mu ijoro rimwe nateze kuzibagirwa, aribwo uwo mugabo yansanzeho nijoro. Aho ndyamye arambwira ati bite Kayusi, ni byiza, amakuru ni meza, ati ko igitanda cyanjye cyagize ikibazo. Arambwira uti reka ndyame iwawe. It's okay. Ndavuga uti okay, nimba ushaka kuryama iwanjye nta kibazo, karibu. Yaraje araryama, yazanye igicupa cyuzuye amavuta. Burya batinganye bagira amavuta arimo n'imiti bagusiga ku mubiri wose kugira ngo ukomeze gutingana byanyabyo by'ukuri. Uwo mutinganyi yasize amavuta iryo joro, atangira kunyegera, atangira kunkorakora nk'umuntu ushaka ibintu byo kwishimisha. Nyuma y'amasaha nka 3 nibwo yambwiye ati ubu tuvugana uri umugore wanjye. Namaze ndi umugore we gute? Sinzi gutandukana icyatsi n'ururo, ndacyari kibindi kitagira ingata. Sinzi ubuzima bwanjye aho bwerekeye, sinzi kwirera, mitamvuga utereka ntuze niba koko ari umutinganyi. Byo simbyitayeho, nta nubwo narinze umutinganyi cyari cyo. Nimba ari abagabo baryama n'abahuje ibitsina, nimba ari abagore baba lesbienne babatinganyikazi, ntago mbizi. Ariko iryo joro nibwo yanyigereye, akimara kunsiga amavuta, arambwira uti umubiri wawe ndabona umeze neza, akazanya nkorakora. Yamara kunkorakora, akimara kuryama nibwo yahise ambirandura ku buriri, ahita njye nyuma aranyunamika, anyunakisha ku buriri, anjye nyuma nkorera bya furame. Nakorewe ihohoterwa, arandongora ndi umuntu w'umugabo,
andi umuntu w'umusore arambye ati ndi umugore we birancanga mburaho mbigenza mbura n'ukuntu mbivuga icyo gihe ni nabwo bubabare nahuye nabwo mu buzima bwanjye bajya bavuga ngo kubabara burya agahinda ntikice burya kagira mubi abavandimwe baturanye mudukurikiye agahinda ntikice kagira mubi jewe nahuye n'ingorane iryo joro umunsi umwe muri uwo mwaka w'8 turimo kwinjira mu mwaka wa 9 nibwo nabyutse mu gitondo bwaho nsanga amaraso yuzuye ku buriri amaraso yanjye yabaye menshi imitsi amagufa yabituritse ntago nabona uko mbivuga imitsi yanjye n'amagufa yari yabiciye ariko ntakubeshe ngiryo joro yaransambanije ku rwego rwo hejuru mbura uko mbigenza mbura uwo nakirambye ati ntawe ufite utakira nyoko nawe uhari iso nawe uhari famiye nta ihari abo bose baragutaye bishatse kuvuga ngo rero ngewe nakomeje kwihangana bukiye bwaho mu gitondo nibwo nabwiye umukozi ati nujya guhaha umbabarire nguherekeze arambye ati nta kibazo ati none se boss ko tari kuvyumva neza yanabimenya ko twasirira ko yena nkubita nambye ati nta kibazo ibyo byabaye mu mwaka wa 8 turimo kwinjira mu mwaka wa 9 mo hagati nibwo wa mukozi yasohotse mpita nanjye mwomeka aravuga ati reka nguherekeze nigutwaze mpita ngenda ku muhanda nkimara kujya ku muhanda nibwo nahuye n'umuturanye arambwira uti ese mwa ko mbona ikabutura yawe ngo yuzuye amaraso nkimara kureba inyuma gutya mbona umwenda wanjye wuzuye amaraso kumbe ni wa mugabo yanyangirije kubera ko burya batinganye bafite n'ibitsinago bakoresha barimo gutingana kugira ngo banyurwe cyane hari n'ibyo byabwenge banywa n'imiti bagusika kugira ngo ubutinganyi bukonegitane n'ubwonko bwawe kugira ngo ubyisangemo kugira ngo ukomeze ubikunde mu by'ukuri jewe uwo mumama w'umuturanyi ni wahise ambwira ati ngwino tugende ndebe icyo wabaye arambye ati se wicariye umusumari biramurenga biramucanga ahita ambwira uti niyo turebe ahita ambwira ati ese iri joro hari ikibazo wagize ko mbone kino gisebe ari gishyashya kuko nari nagize ibisebe byinshi cyane dore ko uyu muntu ari kugufata ku ngufu umwiyakura umurwanya ibintu nk'ibyo niko kuwo uwo mubyeyi wahise ambwira uti uriya mugabo ngo ni umutinganyi ngo nubwo akureze ngo ariko ni umutinganyi ndabase mama umutinganyi ni iki umutinganyi bivuze iki ngo ni abagabo baryamana bahuje ibitsina ngo hakabaho n'abagore baryamana bahuje ibitsina narabyumvise sinigeze menya kubitandukanya bishatse kuvuga ngo narabyihanganiye cyane akimara kumubwira uti nabagabo baryamana bahuje ibitsina n'abagore baryamana bahuje ibitsina haba batinganyikazi yahise ambwira uti ntago nabyihanganira nimba wakoreye ihohoterwa ringana gutya reka banze ngi kukushakira umuti ngo usigire ku kibuno ahabigenewe inyuma ku bwanjye ku myanya yanjye kugira ngo byibuze hari imiti abantu benshi bazi ya Kinyarwanda niyo yansigiyeho mitambiwe ariko kubiwe nahabaye nk'icumweru ahita hamagara wa mugabo w'umutinganyi arambwira ati ibintu wakoreye uno mwana ni biki ko tuzi kuri umutinganyi wayegoje quartier yose bimeze biti ibintu wakoze ni byiza arambwira ati wa mubyeyi we sinkuzi nta naho tuziranye niyo jambo yamusubije yamuhabwaga nikumva muri uwo mwaka wa 9 twinjiyemo mfite imyaka 9 buryo umuntu ufite imyaka 9 abaza ubwenge abafite ubwenge abazi n'ubwenge yongera aramvugira uti ubu rero tugiye kurega wakokoize ihohoterwa ku mwana uramusambanye mukoresha ubutinganyi akimara kubyumva uwo mugabo w'umutinganyi nibwo yahise acika iryo joro akimara gucika iryo joro mu gihe twe tukimara kujya kubibwira umuyobozi nibwo twaje kureba umuyobozi tukimara kujya kubimubwira tukimara kujya kureba quartier n'igipanga atuyemwo ahita agenda akimara kugenda twagiye kureba dusanga yimutse yagiye ariko akabaho n'abandi batinganyi yabanaga muri rusange nabo bari baragiye uwo mukecuru w'umumama wari wantoraguye ku muhanda ahita apfa akimara kufa ngewe nahise nerekeza mu buzima bw'umuhanda abantu benshi barabuzi ibyo mbabwira ni impamo kuri ibyo mbabwira ni ukuri ntago ari bya bindi bya prank ntago ari bya bindi byo kuvuga ngo na content ntago ari bya bindi by'amatakirangoyi ntago naza gukizwa ntabwo nabwira ubuhamya bwanjye bw'urugendo rwanjye bw'ubuzima bwanjye kugira ngo bikunde mu mafaranga kugeza ubu tuvugana ngende mu gakiza ni ngombwa mbivuge byose uko biri uko byatangiye nuko byarangiye nibwo rero nahise mw'uwo mwaka wa 9 ndimwo
nibwo umukecuru wanjye yahise apfa akimara gupfa wari undeze yantandukanishije n'uwo mugabo w'umutinganyi nahise nekiza mu buzima bw'umuhanda mbaho nabi kurya kunywa kwambara ndara muri za kanivo za zindi bita bya bindi bita ububobo nyene kuba ku mihanda nkazajya mpora nsyaga imisigi ku mihanda sibyo buri kimwe cyose ni ubuhamya kuko hari benshi baba mu buzima nk'ubwo nabayemwo kandi bakeneye kumva ubuhamya bwanjye bishatse kuvuga ngo nahise mpura n'umwe muri babatinganye batinganaga n'aba bagabo ahita ambwira ati bite kubera ko nta bwenge nari mfite mu mutwe wanjye nari ndi umwana ntazi aho mva nahonjya ubwo nayo nkiri mu cyaro biba ngombwa ko uwo mugabo antoragura arambye ati ngwino tugene mu rugo noneho ikintu yakoze cyambabaje kinarenze kubikeka yaragiye nijoro akimara kuma karibu tukimara kujya mu cyumba afunga inzugi zombi arambye ati ubu ngubu ngiye kwishimana nawe namaze ugiye kwishimana nanjye gute nari nzi ko nacitse ubutinganyi wa mugabo wa mbere akimara ahita mfata nawe ku ngufu yongera nkorera bwa busambanyi akimara kunkorera bwa busambanyi akazajya nsambanya buri munsi ko bukeye nuko bwije akagezajya asigaye na ya mavuta harimo imiti atuma mbasha gutingana ku rwego rwo hejuru ibyo mbabwira byahozeho byanabayeho sibyo kuko ubutinganyi nabo umaze imyaka 20 ndanahamya ko nta nundi muntu urabigeraho ibyo bintu nuko bukeye bwaho nibwo yahamagaye bagenzi be batinganye barakomeza barantinga noneho ahita nshyira muri business ahita nsinyisha muri kontra y'abatinganye nkazijya nsambana n'abagabo 4 ku munsi nkazijya nsambana n'abatinganye 8 ku munsi ibaze ico kintu we yantoraguye mu mwaka wa 9 maze kurangira turi kwinjira mu mwaka wa 10 nkimara kugira imyaka 10 urumva ko uwa mbere yantoraguye mfite imyaka 6 ubu ngubu tugeze ku mwaka wa 9 mu buto bwanjye tugeze ku mwaka wa 10 mu buto bwanjye yakomeza kunsambanisha abinkoresha mu business akimara kubinkoresha mu business hari umuturanyi nawe wari utuye iruhande rwa wa mugore wapfuye ahita ambwira ati si we wa mwana wa mugore wapfuye wagutoraguye akubwira uti uriya mugabo wagutoraguye n'umutinganye ati yego ati dore bana bari bari kukurera muri kuvugana ubutuvugana nabo nabatinganye ibyo nkabyumva nkabica amazi noneho bwiye bwaho ndatekereza avuga ati ariko ibyo yambwiye uriya muturanyi nibyo nahise mfata umwanzuro wo kubabwira uti jewe sinshaka kuzongera gutingana namwe ibintu by'ubutinganye ndabirambiwe kubera yuko ngiye nari nsigaye njya kwihagarika nkababara nari nsigaye njya kwihagarika mu bwiriro nkanya amaraso nari nsigaye njya nkanyara amaraso nari nsigaye ntambuka nk'umuntu batemaguye mu mara yanjye batemaguye mu matako kandi byinshi abantu wababwiye bumvishije yego ni byinshi cyane inkuru ndende inababaje yego wene ntabwo nguciye mu ijambo yego cyane ndabizi urabizi nahoraga ngugira inama yego hinduka cyane rwose reka vanamo ibyo bintu atereka urabizi ko harigera kujyana no ku muganga yego bikongera bikanga urimo kwibaza se ni uburozi ni nyamati yararozwe n'ibiki yego urabyibuka ko nagiye nko abantu benshi kwa turi kuba bati kuri umujama mwiza yego ushinguye yego usa neza cyane uri Rwanda rw'ejo hazaza uzabyara ahungu nakobwa uri mu biti wenda icyatumye uhinduka hari byinshi wagiye uvuga ariko ubu ntago waryanye marayika Ezra akakuzira kavuga ati ngiye kubabona afuse ni mudahindutse bate nahindutse cyangwa wahinduwe n'ikintu kimwe runaka ariko ndizera ko umutima nama roho watumye hinduka uko byagenda kose nagiye mura n'inama nyinshi z'abakristo zinangira inama ndetse nawe urimo Siyaka manager wangiriye inama guca amazi ni nabeshi nagiye nca amazi ariko kugeza ubu tuvugana nimba koko ubutinganye nayo mumaze imyaka 20 bikageza ubwo nkanabifungirwa bikagera ubwo nkangwa na rubanda nkangwa na famille nanjye ntago byanigiyewe nayo nkiziritswe n'iminyuro ya satani kurya hohoterwa nakorewe n'umundi mutinganye nkiri umwana wandeze nkiri umwana bishatse kuvuga ngo yarankoroneje bari baransize imiti ikindi cya kabiri ubwonko bwanjye bwe bwaramaze kwisettingamo ko umugore agomba kuryamana n'undi mugore reka ngufashe gato ikoranabuhanga rya hano riranze yego bishatse kuvuga ngo rero nimba ubwo butinganye nari mbumaze muri iyo myaka 20 byaratangiye ndi umwana nanabikorewe n'undi mutinganye wankoreye ihohoterwa ndi umwana mutonye cyane nkaba narahuye n'izo ntamazingira n'inama nkazinanira ntago nanjye ikintu cy'ubutinganye nari nkinshimiye nta nubwo nari nkinshimiye ndaza no kugira umwanya nsaba imbabazi abantu bose nagiye kubigarukaho yego nagiye mbeshya turaza kubigarukaho yego turaza kubigarukaho none se uwo muntu kuki nta wabuze umuntu numwe ugize icyo kibazo ku mwana w'imyaka 8 9 abaze ubwenge wabuze umuntu ubwira ati hari umuntu umuhohotera
nari umwana ntabwo ne bwasobanukirwa ibintu byo kwishimisha ibyo ari byo, nta nubwo nari nzi ibintu by'ubutinganyi icyo ari cyo, nta nubwo nari nzi rwose ko n'ubuyobozi bubaho ko gena ntabwo ari yakaje kera yahoze ari CID. Yego yahoze ari CID, ntabwo nari mbizi neza, nta nubwo nari nzi ngo ubuyobozi bubaha ngaha. Gusa abaturanyi nibo barebye uko ngenda nuko amaraso yanjye ari kugenda ava mu myanya yanjye y'ibanga, bakibaza bakavuga ati ko uyu mwana ashaka kuba afite ikibazo. Ariko abaturanyi benshi bari bazi neza yuko nahuye n'abatinganyi bakanyangiriza bakankorera bya furambi. Gusa abanciye intege cyangwa bagiye bangamira cyangwa n'ubukristo bwanjye no kugira ngo nkizwe byansabye urundi rwego, byansabye izindi ntambara, kuko ubutinganyi ntago ari ikintu nzamena amabanga kuvuga rwo hejuru. Nzagenda n'abasengera nubwo ngenda mpura n'abagambanyi bashika kungambanira banansebya, ariko nzabyirinda, nzabyihanganira. Kiraho si muvuze nzamuvumba. Hari kiganiro numvisha ahantu abantu bidoga bari bagenzi bawe baza kubivamo, ariko tuza kubona ibindi mu mihanda ngo ngiye ngo sinzakorera bitanu, ngo nkuri aho nguvuga ko ari umutinganyi, ngo akaba yambara amakote ngo n'ibiki ngo gutya na gutya. Nyine nkumva ko umuntu arimo kwishongora ariko arimo gushaka kuganisha ku izina ryawe. Uwo muntu wamubwira murakoze. Aho nari ntuye mbere ntago ariho nkikiri, ubu narimutse. Niyo ngo abo nabanzi ba aho twari dutuye ntago ntabwo iyo ndi mushaka kuyivugaho, tubyihanganira. Imana yaraduhinduye kandi arabyumva, ariko mwebwe Imana yaraduhinduye. Imana yadukoreye ibitangaza naduhinduye, sibyo? Njya mbabwira ngo iby'Imana ikora biratangaje cyane. Gusa ntago ntawubuza abanzi kuvuga, nyombya kuyo nuwanze kuvugwa yaheze mu ndanyina, kandi n'abahigi benshi babibyembwa niko bajya bavuga. Ariko mu ubutumwa naha buri muntu wese uri kundwanya muri urugendo rwo kwakira agakiza n'Umwami Yesu ari kuvoma biva. Kandi ikindi cya kabiri ari kwiruka mu muyaga. Ikindi cya kabiri biragoye kugira ngo atere intambwe agere ku rwego rwanjye, dore ko Imana yangikije ku ntera irenze. Imana iri kumuza n'abakristo, iri gukuza izina ryanjye, abantu bose bakamenya ko Kayusi wakijijwe pastor, bakamenya ko ari umutinganyi yakira akiza n'Umwami Yesu. Abo ngabo bari gushaka kunzamukiraho, bari gushaka kwandika amazina, barimo gushaka barabuze pfo na ruguru, baraje bishongora bigira batari bo. Ariko twebwe ni ibintu twabanye nabyo imyaka myinshi. Bishatse ngo igewe icyo nababwira, mwitekerezo mwikoresha inama kuko muri kuyoba cyane. Nta muntu uhangana n'umukozi w'Imana. Iyo uhanganye n'umukozi w'Imana urapfa rwose, bakanagushingura ukapfana nabi, nta n'ijuru ubona. Ubwo rero nakubwiraga byo kuvuga ngo uzabyara ngo nakobwa atayaro abitegereje. Ubu tuvugana ngenda shaka kuzashingiranwa n'umukobwa mwiza cyane Imana yangeneye. Ntago ndamenya umukobwa mwiza Imana yangeneye uwo ari we, ariko birahari. Ntago ndi muri za nkuno z'urukundo rubyino. Abantu bagishidikanya ko ngiye nakijijwe, abantu bagishidikanya ko nyiri mu butinganyi, bagenda banansebya, bagakora ibintu hirya no hino bavuga uti nguriya ngo ahora mu kabare, ngo ahora sambanya, bagenda banyaturiraho imivumo, nguriya ngo agwaye imitezi, nguriya ngo agwaye sida. Mwatuje ko Imana byose ari ibikora. Mwe murakira urubanza nkande, mwaharaniye iterambere ryanyu, mugaharanira ibyanyu, mukareka kwifuza umugisha wundi. Kuburya bavuga ngo ingendo yindi iravuna, kugira ngo bageraho ngeze byabagora kandi byanabahenda. Ikindi cya kabiri, nzava no mu maso y'abanzi, nzava no mu maboko y'abanzi, vuba hangaha nzigira no hanze gutanga n'ubutumwa, gutanga n'ubuhamya bwiza cyane. Nzajya no kubwiriza kubyerekeranye n'ubuzima bwanjye. Ntabwo uzongera kunkura rero. Kayusi ngufite aba manager babiri ngo baba muri Amerika n'abo mu Rwanda. Aba ngaba bakwisanzemo gute? Abanyarwanda uburyo kibanyisanzemmo n'uburyo bwo kundinda bano banzi bari kungendaho, barimo kunkinege muri urugendo rw'agakiza. Abo ba manager mvuga ni babandi bansupportinga mu ijambo ry'Imana, bakanyigisha Bible, kuko iyi Bibiliya ni impamba y'ubuzima bwanjye kandi ni imbundi Imana yampaye ngendana. Kuza rero unyishongora aho byakugora. Bishatse ngo ukuri kuraryana kandi guca mu ziko ntago gusha. Mugende gake, Imana senga turagendana, nta n'ikimwaro mfite cyuko nahoze n'uwo ndi umutinganyi. Ikiriya gihe nubwo navuga kagenda proud yabyo, ariko igihe cyararenze, icyo gihe narakirenze. Mwebwe muzangireho mbagira inama, mbakuriye mu bwo butinganyi murimo, na nabasengere mbabwira ijambo ry'Imana, apana kwinjira mu magambo y'urukoza soni, dore ko n'ubigenza cyaha mu bitubuza inshuro nyinshi. Ntago mubyumva. Kandi nabwo wafunzwe ari byo uzira. Nafunze ari byo nzira kubera gucrashinga abagabo babandi bakunda, mbatinga mbarongora. Ariko ibi byose bitsiniwe mu izina rya Yesu, ntabwo nzanabigarukaho. Tugira mu bantu bo gusaba imbabazi ngo Yago ni watumye ifunga. Yago icyo nakora kugizana n'isaha ahari hose anyumve,
ndagira ngo musabe imbabazi ndagira ngo musabe imbabazi yago ngena nafukamye imbere ze none mwifuriza umugisha ku Mana. Yago ubu narakijijwe nakiriye agakiza n'umwami Yesu, ubu sigaye nkorera Imana, sigaye ndirimbira Imana. Ndanasengera abantu bose bakurwanya Mana, kandi ndanasengera abantu bose bakurwanya Yago. Jewe ngusabye imbabazi ku rwego rwo hejuru, ndetse nkanasaba n'imbabazi Dr. Murengera kuko nagiye musebya inshuro nyinshi, nagiye nsebya n'igihugu cyacu, nyamamariza mu butinganyi, mba n'umutinganyi nkazajya nkingana ku karubanda. Ndasaba imbabazi abayobozi bose muri rusange. Ikindi cya kabiri ndasaba imbabazi Dumba uri hose Imana iguhe umugisha. Nagiye nkwita umutinganyi rwose nibigeze utingana nanjye, ariko mu by'ukuri nagiye ntingana nawe mu nzozi, nagiye nkwifuza. Ndasaba imbabazi bano bose baje Khadi, ndasaba imbabazi bano bose barwema mbabazi, abo bose nabo nagiye nkurashinga. Ndasaba imbabazi bano bose bagasuku, abo bose nabo nagiye nkurashinga mu rukundo. Ndasaba imbabazi bose ba Eric Semuhungu, abo bose nagiye mbifuza. Nkasaba imbabazi isi yose muri rusange n'abadukurikiye muri akanya, kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Okay. Kayus aragarutse, tinasaba imbabazi ababigi inaji bose tubasuhuza muri rusange. Asaba imbabazi Eric Semuhungu yagiye yifuza kuko niwe mutinganyi wa danje urimo kuhostinga abadanje, ariko muri korowani babangora naturura yaravumwe n'imbere y'Imana no mwisi, ariko afite uburenganzira bwo gukora ibyo akora. Tinasaba imbabazi Jihad nagiye nifuza, tinabandi baje batandukanye. Kayus story y'ubuzima bwawe abana bawe ntibazayumva, uzabyarwa byahungu na kobwa. Hanyuma hanagura kano kantu gatoka kugiyeho, abana bakumva bimwe mu mateka banyuzemo, bazakwigiraho iki cyiza cyo kuba ati data byagenaga gutya, igihe kigeze arahinduka. Ya murakoze. Ikintu bazanyigiraho cya mbere ni icyuko umuntu agomba kumenya ko yakosheje, ni icyuko umuntu agomba kumenya ko yakoze ikosa ari mu byaha agahinduka, ni icyuko bazamenya yuko uwari waragowe watabawe, uwari ufite ibibazo yatabawe. Icyo bazanyigiraho nuko ari ijambo ry'Imana, no kuva nyuma y'ibyaha nagarukiye umwami Yesu, nkanagarukira n'Imana, nkayereka yuko ibintu ndimo bitari byo. Imiryango yanjye ndabiza aho irishimye, nubwo natereranywe n'ababyeyi bakagenda bakanjugunya iyo, ariko Imana nsenga tugendana iracyandi hafi, iracyandinze. Ikintu bazanyigiraho abantu muri rusange bari gutekereza gukora ibibi, harimo n'ababandi b'indaya, harimo n'abandi bicuruza mu buzima busanzwe, babandi b'abasikolo, harimo n'abandi bahemuka buri munsi uko bukene uko bwije. Ikintu bagomba kunyigiraho bakamenya yuko ari nanjye muntu wahuze uri mu bibi byakasamutwe biranenze byo ku rwego rwo hejuru. Nta muntu umwe wigeze undusha gukora ibintu by'ibibi, ndetse isi yose irabimenya neza. Bagomba kunyigiraho ko Imana iyo yegereye uhabwa agakiza, bakamenya ko nakijijwe. Yego kubangaye inkuru nini nanakubwira nuko uzamfasha cyane. Hari umusore ejo nakoresha ikiganiro yagiye iwabo ngo guteza imidugararo mike iwabo, ashaka gusubira ngo mu mazu y'iwabo, nyina aramwirukanye. Umusore rwose mbona ukiri muto wigize umutinganyi, ndifuza kuzaguhuza nawe, basuka mugira inama, ukamusaba ko ahinduka, ukanamusengera, ukamwumva na kino kiganiro nazakireba, ariko ndashaka ko muzahora, ukamwumvisha ko nta cyiza cy'ubutinganyi kuri bo. Ndakeka nanyu ngo mujye muvana mu nzima, ntago waba baravayemo nk'ibirwara. Uko byagenda kose indwara nakuyemwo ziri kunyina zikira, kuko uzihe najyaga kwihagarika nkababara mu myanya yanjye. Niba ngo ntago nagendaga neza mu matako, numvaga mbabara kubera guhura n'abagabo benshi, kuryamana nabo. Indwara nahuye nayo, indwara nyinshi nagiye mpura nazo, ni za ndwara bita imitezi y'imbwa. Imitezi y'imbwa ngira ngo urayizi, kuko burya n'abagabo bagira indwara mu myanya yabo, sibyo? Ariko ibi byose byarakize. Umubiri wanjye Imana ikugenda iwusana urebye Imana niyo yanyirindiye. Ntago nakubwira ngo ngiye mu butinganyi bwanjye nigeze mpura n'indwara nyinshi cyane zikomeye, ahubwo ikintu nabikuyemo kugeza iyi saha ni isomo ry'ubuzima nateze kuzibagirwa, ry'uko nagiye mpakura abanzi benshi, nkanakura n'abagambanyi benshi, nibwira yuko abatinganyi bazankiza, kandi burya Imana naje gusanga ari ikiza. Bishatse kuvuga ngo rero nta utanga Imana kwiheba, buri muntu wese ahari yatabarwa bibaye ngombwa. Kandi byiza cyane, umutima wanjye urishimye, umutima wanjye
uranezerewe cyane cyane ariko abakurikira imbuga zanjye zose nzafata video nyishyireho bayikurikirane bajye muri komanteri bakugira inama abagucira urubanza sibo mana nanjye bancira urubanza ni benshi hari benshi banyigometseho ariko mu makuru mfite kayose hari ikiganiro ngogeze gukora wambaye pampa ikiganiro cyaba cyarateje n'ibibazo kikaba cyarahuriranye n'uruhurirane rw'umuvana w'ibibazo yagize akaba yarise muri gereza ya Nyarugenge aya makuru afiteho ayo makuru ntago nyafiteho kuko nta nibyo nzi kuko ngewe nafashe umwanzuro kuva mu bintu by'ubutinganyi bifashe kuri ya video wakoze wambaye pampa gusa ntago ninge wayikoze nuko ara munyamakuru wanguye gituma ariko niyambariye kubera kuva ntago nari norohewe kubera ko ntago nari norohuye nari nisigaye nihagarikiraho ku mihanda kwa kuninye n'abanyamakuru batoragura inkuru bakabigenderamo ubwo basanga nawe wizize nta makuru nge mbifiteho nta makuru ibyo mbifiteho gusa nimba yaragize ikibazo gikomeye cyane kubyerekeranye n'ibyo yakoze Imana imurinde kandi ugutabarwa kwe kuri hafi Imana imufashe gusa ntago namucira urubanza Satani agomba gutsindwa rwose agatwika mu muri utazima yego tugeze ku musozo w'ikiganiro twagiranaga abasigaye muri uno mwuga w'ubutinganyi uburezi bien dore ko yice mu bice byetandukanye ukajya mu tubari dutandukanye ukajya hesha ajya yatandukanye maze na Semungu bamwirukanye muri Amerika kubera icyo kibazo ababisigayemo nihe nama wababwira ikintu we butumwa bwihumure ababwira ko umuntu yakumva kabatireka mpinduke nubwo ibyo bavuze ari byinshi ko buri kimwe cyose kigiriye impamvu urumva gira icyo babwira baravuga ngo nyamwanga kumva yanze kubona gira icyo babwira bumve cyangwa ne bumve murakoze cyane wanze kumva yumvira ijeri icyo nagira inama abantu bose basigaye mu mwuga w'uburaya cyangwa mu mwuga w'ubusambanyi n'ubutinganyi nababwira yuko ugutabarwa kwabo kuri hafi kandi nababwira yuko mu Mana ari abantu hina gakiza hari n'ibyiza ngira ngo murabona ukuntu meze nambaye neza nubwo gatirano katamara imbeho ariko murabona ko nambaye neza uko byagenda kose ariko se ubungubu nta mugira neza uhari ku buryo yaremera kayose ku nomero ye ngiye nawe ngira ifite nurabizi vuga nomero yawe uyitonze ntago uzabara costume ntago ihenze ibihumbi 100 byonyine n'inkweto zirimo byagenda uko byagenda kose ntawangwa na bose uko byagenda kose ntago ubuzima nahinduye bw'akakwakira gakiza nanone kubugeraho ni burebure cyane nkura n'ibibazazana ibibazo by'ubukene kuko abarafashaga barabatinganyi ariko narababishije narabavuyemo naragiye bishatse kuvuga ngo rero aho bantegeye bategereje ko nkena nkabura ibyo kwambara nkabura uko mbaho deni bakasubiza mu butinganyi ariko ntago byakunda inzira nahisemo ni y'ukuri wakenera kugira icyo afasha kubyerekeranye n'ubuzima bwanjye akifuza kumenya abagiye kubangagiye gusa bamaze ntago ngiye gusaba ahubwo icyo nkeneye n'amasengesho aruta byose amasengesho no kungira inama no mu rugendo rw'agakiza nibyo bintu bya mbere ni 078 6 7 2 078 6 7 2 murakoze cyane ku muntu wakwifuza kugira support mu buzima bwanjye burugendo rw'agakiza yaba amasengesho yaba inkunga yaba ibiki mu musege kandi arabona asabye imbabazi mpita nibuka ko ejo nari kumuvandimwe musuhuze cyane ufite ikiganiro agona gukora bayita nimba ari iki sinzi kurayita bamwita Gerard Mbabazi wamuvuze nawe uramuhabika ariko ejo namenye yaguhostinze wabyakira Gerard Mbabazi Gerard Mbabazi ikintu nakora nawe ntago nari nzi ko ari umugwa neza kuko yarambwiye tubuzi murimo ntago ngiye mwishimiye nta nubwo mbukunze ndagira ngo mbanze nsengisengesho rya nyuma nawe namusaba imbabazi kuko naho utanda bizi ko tugifite ubuhamya bwinshi tugomba kugira abantu mu kiganiro nzaguza na wa muvandimwe ngo soza dushimire abari badukurikiye dushimire mwese mukora subscribe ku Murongo TV kuri Kigali News 550 mwese twashimire bindi biganiro nakagaruka reka kayose adusengere banyuma asaba n'imbabazi umuvandimwe ngiye turi kumwe murakoze cyane data twese nyaguhora ku ngoma uri igitangaza ndetse urishobora byose umpera umugisha abantu bose badukurikiye muri aka kanya kandi Imana ntawe nakunganya nawe uri igitangaza cyane Imana uri ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanjye Imana sinzi ukuntu nabivuga umpera umugisha bari bose nagiye mbabaza ndagusaba imbabazi kuri ba Gerard Mbabazi
ndagusaba imbabazi bano bose nagiye mpemukira nifuza gukrashinga mu rukundo, mbizeza yuko mbarahiriye ko ntazigera nongera gusubira mu butinganyi. Ubutinganyi ni icyaha gihanishwa rwose n'amategeko ku Mana, kandi guharabika umugenzi wawe ni ibintu bihanishwa n'amategeko umuyobozi. Kandi Mana ndagusabye bikuye ku mutima, ndagusezeranya yuko ntazigera ntatira ijyango mfitanye nawe Mana. Abantu bose be kuncira imanza bari kwifuza ko nahera hasi ntazamuka, abo bose bamena umugisha, ariko ibyo byose birangirane ni ryanjye n'urukristo nkomeze kwibera Pastor Kayusi, nubwo benshi batanyoroheye, ariko Mana mu izina rya Yesu abo bose batsindwe, mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana bamugisha.